windeba nabi. Imyaka ni ibanga y'umuntu, abana afite abana batatu. N'abagabo bangahe? Afite abana batatu n'umugabo umwe. Yaje kujya kubana na Noel, umukobwa atwite inda y'amezi 4, kuko Noel bamaranye amezi 5 ababyaye first born. Igihombo ni noneho ubimusigiye byose, nta n'imodoka ukuyemo, nta ubwo se bivuga noneho iryo ribibanga ry'umugore n'umugabo na boyfriend we wo muri RDF. Yes, ararimira. Ariko njyaho kuse ufasha umwana urinda urayitwise, umaze kuyitwita ugiye kuyegeka ku mugabo atari wese, kubera icyo utamubwiye ati nubwo mbanye nawe. Yes, bakunzi ba Rita TV show. Maraka kanya nko mubibona imbere ya kamera za True muri studio turi kumwe na boss nyirugwite kizigenza cyangwa CEO Rita Maso y'inyana, abaganda bamwita bisingo bulago, bisera bulago banange. Rita tusanso kulaba ugambo uti Rita soko buze ko kubano nawe ne nkwade tuna microphone mukankuwereze kukange kano. Muraho neza abakunzi ba Rita TV show. Nkuko bisanzwe murabizi ko tubakunda cyane kandi tubagenera ibiganiro bibanyuze. Rita noze kudupfunyikira ikibiribiro. Uyu munsi dufite ibibazo bigera kuri 5 ndi bukubaze kandi ube stand by kuko ndabiguhata pe. Wagiye ubikwepa ariko uyu munsi ndashaka kubona neza abakunzi bawe bamenye Rita akaba ari nawe boss wa Rita TV show, iyi televiziyo yawe. Mu byukuri watubwira Rita ufite imyaka ingahe, ufite abana bangahe, windeba nabi? Imyaka ni ibanga y'umuntu, abana afite abana batatu. N'abagabo bangahe? Afite abana batatu n'umugabo umwe. Nuko twinjemo rero mu biganiro byacu kuri TV iyi mubona yenyewe nta yindi cyamamare yitwa Rita TV show. Iyi show ya none rero nago nta bindi ngira ngo iyi televiziyo agiye bagezaho amakuru y'ibyamamare, amakuru y'ibigenda biba hirya no hino, ikanigisha urubyiruko kandi no kuvugisha ukuri. Hanyuma harimo no gukubitira ikinyoma ahaboneka hagaragara, abantu bakunda kugenda bakikina bakavuga ibitari byo kandi kumbe hari ibintu bagenda batubeshya, ugasanga umuntu ahohoteye undi agahemuka. Ariko nk'ubu ngubu kugeza ubu ngubu ngira ngo Rita ubushize twarakubonye urimo kuvuga ku bigendanye na Ben Rutabana niburariye, kandi abantu benshi barimo kwemeza ko nako nawe urimo mwemeza ko turayishimiye Jean Paul ari we wagize uruhare. Ibyo bintu mubivuga mubifitiye impamo? Nkuko musanzwe mubizi neza, iyo umuntu agiye kuvuga cyangwa kubabwira inkuru aba agomba gukora ubushakashatsi bwimbitse kandi busesuye ku kuri nyako tugomba kubahereza, ni ukuri nyako. Hanyuma rero icyo tugiye kureba rero ndagira ngo rero tunyaruke tubanze turebe ku iyi nkuru mwari ningira ngo ni nawe wabanje no kuyitugezaho wanga no kuyisohorora gihorodinga, maze kwigira umusesenguzi nawe ndabeshyara? Nago beshya nibyo, ndo umusesenguzi kandi mvuga ukuri. Barabyivugiye. Hanyuma turashaka ngo tugezeho neza dusesenguriye uburyo uriya mugabo gake cyane ariko no byinjiyemo cyane kuko ni inkuru imaze kuba yamaze akanwegere kidogo turebe. Mutwihangane ko dufite microphone imwe ako anytime is studio za Rita TV show, anytime za dutakazamo akantu ku buryo tuza cyangwa abakunzi bawe wababwira bakakugurira mikoro ari kubundi najyo ko bishoboka se. Hanyuma ari umuntu witwa ni Noheli ni Joel yarishwe. Abagore musigaye mukimara kandi ukica umuntu ntagiye cyo gutwara, ariko so yagenze gute?
nk'uko bisanzwe buriya umugabo n'umugore hari igihe bagirana amakimbirane ariko ni amakimbirane yaje hagati y'umugore n'umugabo ariwe Habimana Joel n'umugore we ariko bakagenda babyorosaho iyo ugenda worosa ikintu kandi akantu gatangira ari gatoya ariko kagenda gakura ntubuzi icyo umugore wawe atekereza nta nubwo wowe umugore ubuzi icyo umugabo wawe atekereza iyo rero mugiye mwihishira buriya no kuganira ni byiza ukagira umuntu uganiriza akagira inama nyayo ariko wajye no kumureba ukareba umuntu yaguha inama nzima mu by'ukuri bano bantu iyo bagira umuntu ubaganiriza nyawe badashyize mu buyobozi bakagira umuntu ubaganiriza nzi neza ko izi saha umugabo Habimana yaba akiriho ariko bagiye babihishira babyorosaho boherezanya hanze bakora ibiki byose bituma hari inkuru ivamo ibabaje yoko umugabo yakwitaba Imana rero ntabyinjiyemo cyane ni ukuvuga ngo umugore niyo yaguca inyuma ntabwo havamo mu kwicana umugabo niyo yaguca inyuma ntabwo havamo kwicana turumvikana ariko mu busesenguzi nakoze bw'uko urugendo rwabo rwagenze ni ukuvuga yuko umuntu uri mu manyanga akomeye ni umugore rwose ahubwo simpamya neza niba afite famiye yashoboye kumwegera ngo imwigishe n'indero iyo wumva neza ko umugabo ubana nawe wowe ubwawe utamwiyumvamo ko yaba umugabo wawe nta mpamvu yuko wamuca inyuma ahubwo wamubwira ati no ndumva rwose utakiri fiyeri kuri nge reka ahubwo nigendere njye gushaka iki abagabo nshoboye uwo numva nkunze kuko iyo urengejeho ugashaka ka gafaranga ushobora no gupfa uyu mugabo rero Noel Habimana ni ukuri yazize akarengane gakomeye cyane sinibaza niba nawe hari famiye yamwegeraga ngo imuganirize yaba ari kuri sayidi yiwe cyangwa kuri sayidi y'umugore kuko ikintu bapfuye ibyo bintu bibaho muri famiye ariko iyo ugize umuntu ukuganiriza akakwegera umwe babiri akakugira inama hari igihe yaguha inama nyayo ariko nkikubaza John ndimo ndakubaza ikintu kimwe Rita ibi bintu bisa nkaho musa nkaho mbifata nk'ibintu biri simple ni ibintu uyu mugabo Noel yahagarariye famiye nyinshi cyane yabaye igitambo cy'imiryango myinshi imeze gutyo hari abantu benshi cyane bubakiye mu kuba benshi batandukanyije ibyumba abandi babayeho muri ubu buryo kugira ngo wenda atajya hirya bikaba bibazo cyangwa se agatinya umuntu urimo kumusambanyiriza umugore kubera ko ari the boss ari big ashobora kuba anytime yamurangiza kandi umugore akanamwereka ko anafite nako gasuzuguro ibyo bintu kuko wavuga ngo umugabo yakwihangana cyangwa se ngo ajye kwegera ari ikintu kidashobora kuba cya imiryango ikintu cyitwa famiye hari akantu yongeraho gake cyane kuri jewe ku side yanjye mbona abantu babiri ubwanyu nimwe mwenyine mushobora kuba mwahuza mukaba mwashobora kuba mwakosora ibidakosotse muri famiye si byose urabyumva njyewe rero uko mbyumva rwose yego wenda reka tuve kuri family tuvuge yuko wenda itashobora kugusayidira nkawe nk'umuryango kuri wowe n'umugabo wawe ariko se wowe mugabo iyo ubonye koko umugore byanze ukora iki hano hari amakuru mfite yuko baje no umugore yaje gusaba na divorce umugabo akayimwima bitewe nuko
ngo umugabo afite umutungo munini cyane afite amafaranga menshi yanga kugabana n'umugore kugira ngo umugore ajyane ibye n'umugabo asigarane ibyo mbese babigabane hagati. Ariko se uwanze bikeya, wanze ko mugabana hagati, utanze ubuzima bwawe, urapfuye. Ubwo se ufite igihombo ninde? Noneho ubimusigiye byose, nta n'imodoka ukuyemo, nta ubwo se ariko umva icyo nzi cyo nuko uvuga ngo nta kintu yakuyemo kandi yakingiwe ikibaba. Waba ufite amakuru niba bamufunze se ko numva ngo ntacyo bamutwaye muri digembye hariya muri Kigali n'ahandi hose ne mu miji yose ya Kigali akaba undi ari kuzimu, undi we ari hejuru, ari takuma. Ariko ikindi cya mbere nshaka icyo uragisubiza niyo bamufunze cyangwa atarafungwa, ko ni amakuru mfite ngiye nuko ari tambarara, ari azarani. Gusa ari n'ikindi numvishe yuko uwo mugore banze kuvuga izina rye na wa muntu wamusambanyaga, umusambanyi we w'umu general. Mu by'ukuri ngo hari uwamusambanyaga ukomeye cyane badashobora gushira mu majwi, ngo kuko iryo zina risohotse urivuze wese arakurikiranwa bikomeye cyane. Ariko ntekereza yuko ntabwo none se generale wajyaga mu maguru y'umugore w'abandi, gusa urumva ngiye namuvuga ngo ni generale wapi? Ntabwo yaba akiri generale, ari ibisigarizwa, ntabwo yaba akiri genero kabisa. Ahubwo Joel rwose, Noel rwose, Imana imuhiruko ridashira, yabaye intwari, yabitse ibanga rye, yagumije ibanga rye ku mutima, yanze kugambanira umugore, yanze kumuca inyuma, none birangiye yapfuye disi. Famille rwose Noel, Imana rwose bakomeze kandi bakomeze cyane. Nabo banasize nako numva ngo n'umwana umwe, uwundi n'uw'umugore yazanye. Urabona ko amakuru twabanje kumenya neza cyane nuko uwo mukobwa ngo hari umutipe uyowe ninde ni Noel, bakibana bakimenyana, bamenyaniye 2000 na kangahe, hari 2000 na kangahe, it was 2018 bari Butare. Ubwo nuvuga ngo umukobwa wabinyibutsa neza, ngira ngo iyo nkuru wari wamaze no kuyiseseramo cyane. Ariko ngo wamuteye inda si uwo wari boyfriend we, ahubwo hari undi ku ruhande wigaga yishirwa na RDF. Tubwire amakuru nagiye nshakisha menya neza. Ngiye ngufite ikibazo, ndabona usa nk'umuntu uri ku ruhande cyane rw'uriya mugore. Sinzi ikibazo arimo gusa nkaho utashaka kumwatakinga, ariko sinzi niba ariko abagore muhora muvuga ngo murarengana cyangwa mugakundanirana, ntago wakunda umuntu umenya amafuti kuri yakagene kuba yashobora kuba yamenye amaraso. Ariko twe kumukira urubanza kuko na leta itaramufunga cyangwa ngo yitabe RIB. Ariko rero reka mbabwire, buriya ikibazo cy'umugore n'umugore n'umugabo nibo ubwabo baba bakizi. None se twamukure ngo bitubwire. Ariko niba Noel yapfuye, urumva afite icyamwishe n'uwo mugore nyine n'abagabo be. Nta nyine niba yarabyihanganiye akarongora indaya, ntiyihangane zinamwice. Yishinze kurongora ngo umugore ngo utuye ngo hafi y'umuryango w'iwabo, bya bindi bye kiryango ngo wize, usobanutse, uteye neza, nyine bagendana akavuga ati ni umugore. Ariko nyamara nyine buriya barangiye kujyana irongore n'umugore mwiza narongora ikigore kibi. Umugore se, umugore usohoka hanze agateretwa n'abagabo 5. Hari ikibazo se. Iyo rero adafite umutima wo kwihangana. Ariko rero rikangubwire. Iyo adafite umutima wo kwihangana, aragitanga. Iki se? Aya. Jewe ndatekereza ko mu by'ukuri uriya mugore nakubaje ibintu bibiri, ntago wabinsubije. Ohiso uvya mu byawe, nakubaje arafunzwe. Cya kabiri, ibi bigendanye n'uburyo baje kumenyana na Habimana
Noel n'undi mutipe wo muri RDF ibyo urabisimbuka sinzi impamvu. Rero uyu mukobwa rwose ukuntu baje kumenyana ngo bamenyanye baba ari Butare muri 2008, ariko umukobwa akaba hari umuhungu yakundaga cyane we amukunda cyane rwose nk'umugabo we cyangwa boyfriend ukomeye, we yishyurirwaga na RDF. Ubwo uwo muhungu noneho uyu nguyu Noel we akaba yari umunyemari, ariko mu mari yagurishaga uyu mukobwa akajya murangurira akaba ari naho akamuranguraho, akaba ari naho bamenyaniye. Hanyuma urukundo narwo nyine rutangira kuzamo gake. Yamuhaye mitu, ariko yaje kujya kubana na Noel umukobwa atwite inda y'amezi 4, kuko Noel bamaranye amezi 5 ababyaye first born. Uwo first born bavuga yuko ari uwo nguwo wamubanje. Bavugana none ngo umwana aba yavutse mu 2009. Yavutse 2009. Ko bamaze kora ubukwe n'ubundi. Ubwo rero bavuga noneho iryo ribibanga ry'umugore n'umugabo no boyfriend we wo muri RDF. Yes, ararimira. Ariko njyaho kuse ubufasha umwana urinda urayitwise, umaze kuyitwita ugiye kuyegeka ku mugabo atari wese, kubera icyo utamubwiye ati nubwo mbanye nawe mfite inda kandi si yawe, uranyemera ntunyemera? Iyo umuntu agukunze ariko ibintu byo kwima divorce abagore n'abagabo, kwimana divorce byarakabaza, kuko ngo nyuma yaho nanone yajyaga ajya muri niba ari Canada niba ari mu Faransa agasanga wa mutipe ngo niyo yari kwikosi mama. Nirumva mu Rwanda barifataga kubera ko nta burenganzira yamubonaga. Yagiye bafitanye ibibazo n'umugabo. Noneho umugabo Noel, umugore yagiye hanze bafitanye ibibazo n'umugabo ari we Noel babanye. Noneho bamaze kubana batangira kugirana ibibazo bikomeye cyane. Umugore amusaba ngo ikiruhuko cyo kujya kuruhuka, ngo arumva atabishobora ngo yari afite stress. Hako yari n'umugabo mwiza da. Umugore agira stress akamutegera indege akamuha n'impamba. Reka nkubwire buriya ntabwo yamohereje kubera ko yabonaga n'ubundi byararangiye, ahubwo umugore muri mwiyenza kugira ngo bagabane imitungo. Arabatekanye reke kigendeye nabo bamwimizeyo, nonza kumwimizayo bamwimye, noneho nagaruka ariko atane stress so kugira ngo agiye kujya kugabana imitungo, so akamuhakiriya vile. None se ngaho komeza agenda hura n'uwo mufande ngira ngo n'umufandera yaragiye nyine yaragiye izina ryatsinzwe n'abantu bose. Urumva kuri Rita TV show aribo barisohora bari nuko bari mu Rwanda. Nta Rwanda nta Uganda, twese turi bamwe. Nawe nuko ubwo rero bagenzi umugore ajya hanze, ariko babivugwa yuko igihugu umugabo yari amwoherejemo ntago ari cyo yagiyemo. Yahise nukuvuga ngo barachatinganaga na wa mugabo babyaranye. Aramubwira ati umugabo anyohereje muri iki gihugu none mbigenze. N'umugabo ati rero ataho ngaho ntago nzahagusanga, ntago byanyorohera, ahubwo reka nze nkukatishirize indege ikugeza Canada. Umugabo we ari hano mu Rwanda azi neza ko umugore amwohereje muri kiriya gihugu. Arangije yumva umugore yageze Canada. Umugabo rero nawe yakwisa akora ibishoboka byose kugira ngo aneke wa mugore ese ni igiki gitumye ajya Canada atari nkumwohereje. Ubwo namwe murumva nyine icyakurikiye. Wa mugabo nyine yaraje batangira ku enjoying life, kuko niwe se w'umwana wa mbere first born we. Ba enjoying life aho bataye enjoying mu Rwanda ari kumwe na Noel enjoying nawe. Ubwo rero rwose urumva n'umugore ntabwo yarafashije pe, ariko bino bintu ni ibibazo bikomeye. Je niyo mpamvu ndimo kubwira abanyarwanda barimo kutwumva cyangwa abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda ari kuri Rita TV show. Uyu mugabo yabaye igitambo cy'abagabo bose,
yabaye igitambo cy'abagabo mwese muryamiye ibi bintu mwaracecetse mwarapfuye mwarashize mana yanjye we mufite ibibazo birenze ukwemera uwo nguni uvuye akabipfira hakabizira nawe ejo bashobora kubona bakugambanira bakakwica ariko nyabuneka gerageza aho uri aho uherereye batakurangiza si byose babwira no kubimana mu by'ukuri reka mbabwire ibibazo by'umugore n'umugabo ni ukuri ushobora kwikanga wisha umugabo cyangwa ukikanga wisha umugore none se ni kubera iki mbere y'uko mubijyana mu buyobozi abayobozi si ubundi ikintu babafasha ni ikintu kubafunga ariko ushobora kuvuga ati umugabo wanjye wenda ntabwo yakumva inshuti zanjye ariko mbibwiye umubyeyi wanjye uwo nita mama cyangwa data wacu cyangwa mama wacu ashobora kumwicaza akamwumva kuko ari umubyeyi ari umukaza ari umukwe we urumva ubwo rero bagenzi ntimukihutire kwishyira hanze ahubwo jya ufata umubyeyi ukomeye umubyeyi uri hafi kuko mwese muba muri abana ari umugabo aba ari umwana we ari n'umukobwa uba uri umwana we ubwo rero njye numva ikintu mwakora ari ukwiyegereza umuryango wawe akaba ari umuregaho cyangwa umuryango we kandi iyo bananiwe wenda bashobora no kuvuga ati ngwino mwana wacu utazanapfiraho abenshi bajya banabigenza gutya bakavuga ati ngwino kigabo kitazagutemera muri urwo rugo kigendera da ariko n'iyi minsi rwose abagore none basigaye babatema. Yes, tugana ku musozo rero kuri Rita TV show mwabyumvise. Iyi nkuru ndaza gusaba n'ukuri ndashaka uyinjiremo neza cyane kuko abantu benshi barimo barayicya hejuru. Hari amakuru mashya twabonye nyine kandi wanabonye ngira ngo kubera ko ya gahunda twari dufite y'amasaha y'iminota 20 twayigezemo twari dukoresha iminota 20 turagusaba ngo uze kudereza episode ya kabiri ese waba byemera? Nta kibazo ndabyemera rwose cyane ndayinjiramo neza nyibahe iri kuri line. Okay. Ngaho sezerano ku bakunzi ba Rita TV show. Ciao ciao.